Muraho mwese ndabasuje cyane ariko abakunzi ba Eugenie Family hari hashize igihe kinini tutari kubonana ariko muri abantu beza cyane. Hari abantu bagiye banyandikira bakambaza amakuru ariko nababwiye ko mu kwa kane nzongera kuboneka ko hari ibintu nari mpugiyemo kandi ndi kubashakira n'ibintu byiza. Abakunzi b'igikoni mukomeze kwihangana, amaze kugura ibikoresho byiza bimwe ndabifite ariko nshaka kuzahindura n'igikoni, ntago ari ibikoresho nakoresha aho nakoreshaga. Turacyari kumwe rero, ndabasuje cyane ariko abantu bari muri Amerika njya mbabona muri benshi cyane ku buryo umubare w'abankurikira bari mu Rwanda ubarushaho 1%. Byumvikana ko muri benshi cyane. Abantu bari Kenya ndabasuje cyane rwose, abantu bari Uganda ndabasuje cyane ku buryo namwe mutangiye kugaragara. Hari n'abandi badi abankurikira bari Burundi bamvugisha ariko ntago bo baratangira kugaragara kuri percentage. Byumvikane ko mukiri bakeya. Tanzania ndabasuje cyane rwose, Imana ibaho umugisha, mwarakoze cyane kubana nanjye. Ni ibintu by'igiciro kinini cyane kandi abantu bakoze subscribe ni benshi bariyongereye, zimaze kuba 170. hari abakumva ari bake cyane ariko kuri jewe mwarakoze nyinshi cyane, zirashimishije, zintera courage. Muri uyu mwanya rero iyo nambaye imyenda abenshi bamaze kubimenya, mba ngiye gukora ibintu bifitemo iri bara. No kuvuga ngo ndi kugerageza kugira ngo amaroze mfite atandukanye njye nkoresha imyenda ijya gusa nayo, haba hatari mu iroze akoresha undi mwenda. Uyu munsi rero ngiye ku mutako, ndi guhumbika indabo izo mu nzu n'izo hanze. Tuzakora amavaze, turebe uburyo twabasha gukora amavaze meza, tukabasha kwitegura indabo hanze no mu nzu byacu kandi bitaduhenze. Murakoze cyane rero, dukomeze kubana mu nkurikire nk'uko bisanzwe, turi kumwe. Abantu rero turi kumwe, iki ni igikoresho cya kindi tujya tujugunya kandi murabizi ko kuri Eugenie Family tugomba gufata ibintu bimwe tutajya tubyazamo umusaruro tukabibyazamo umusaruro. Aka kantu rero nshakaho kano kantu ko ku mutwe. Ngiye gufata iki cyuma cyanjye, nindangiza ngende nkata gakate ndizera ko abantu munkurikiye muri kureba hano. Aka kantu mfite rero ni akantu nakuye ku gakombe ka yawurute. Twageze ku musozo, turi kugasoza neza rwose, urabona ko mbirangije. Aka kantu kavuyemo ariko siko abantu bambara ibikomo batwambaramo, kanze mbikora. Tugiye gukora kandi tumenyereye abakabonye ari bwo bwa mbere murankurikira. Iyi ni ikaramu, ushobora gukoresha ikaramu y'igiti ukagenda uzungurizaho gutya, iyo kavuyemo ugasubizamo ukazungurizaho ukamanura. Nafungiye haruguru kubera ko ndi gushaka gatoya, ntabwo ndi gushaka kanini cyane. Ubu akangaka ndakagarukiriza ahangaha. Noneho iyo nkarangije akangaka mpita ngakuramo ariko ndi gucunga uru rudodo rwo hasi. Ubwo ni ukuvuga ngo nagakuyemo, mfata uru rudodo rwa hano
narangiza ngafata urunguru rwaha harunyuzamo hano, harunyuzamo hano gutya muri kukabona, narangiza nkapfundika agatunganya neza. Ntabwo nshaka ko hano umwenge ushiramo wose, muri kubireba ariko cyangwa mba nabyiyegerejeho ntimumbone neza. Muri kukabona urundi rudodo, ubona ko ari urudodo bidasa. Noneho ndarufata ngende nzungurizaho gutya, ndizera muri kundeba. Utungutu bari umubare ushaka, tuvuge nimba ngarukirije nkaha, ngahita ndekeraho ndagacaho, hanyuma ngafatishe hano. Urongera ukajya ku rundi. Ndizera ko muri kunkurikira. Urabona ko nako twakarangije. Iyo ukarangije ukoresha ka kamashini kacu nk'uko bisanzwe, ukashyiramo kano gasaro akajyamo gutya, warangiza ugashyiraho hano ugafatishaho gutya. Muri kubibona ko naturangije. Noneho rero iyo tuturangije neza kudukora, mwabibonye. Kuvuga ngo akangaka mba ndi kubara umubare nshaka. Iyo kano karangiye rero ngakuramo gutya, ngafata akadodo gatoya hano nkagakata, akanyuzamo hano, kazirika hano ku mutwe, ukazirikaho nyine kugeza uburyo ubona gafashe. Warangiza wabona gafashe ukagakata, ukagobeka neza, hano ukagakuraho. Noneho ukajya gutunganya hano. Ahangaha unyuzamo agakasi ukagakata neza, utundi dusigaye ku mpande ukadukata. Noneho ukagatunganya. Iyo umaze kugatunganya rero ushaka ukareshyeshya kugira ngo bize kugenda neza. Ukadukata tuno. Hari umuntu wigeze kumbaza ngo utwo tuntu ni ngiye gutwikorera abonye agatako ka mbere, nuko tuba twagakoze. Kandi tukikarangiza, muribuka ko aka ko hejuru nagaciyeho, ariko twa mbere nigeze gukora ntabwo nari naraduciyeho, biterwa nuko ubishaka. Utu ni twa dusaro twanjye. Urakamanura ukageramo gutya, ugahita ugakata kakaba kameze gutya. Murabibona ko naturangije utungutu. Utu ni utundi ndi bukoresheho. Dukomeze rero tubane. Dore ukuntu ngiye kubigenza.
ameza yanjye ni matoya muri hangana cyangwa kubabwira ko ari ameza vuga ngo ndatwegeranya gutya 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 ndafata ka kamashini kanye nyine ngende mfata kamwe gutya nteranyirizemo kandi gutya nongere nshyireho hano nteranyeho gutya nongere mfate hano nteranyeho gutya kugeza ubwo akantu nk'aka karaba karangiye. Uri kubona ko karangiye karashimishije. Uri kubona ko byarangiye umutako wabonetse ubu igisigaye ni ugutegura. Uri kubireba? Ndabashimye cyane abantu babashije kumpumuriza kuri Jeune Family. Murabizi ko twagize ibyago napfushije dendo nyinshi cyane ukwezi kwa 12 mwe nari kwandi kwigusha nk'ibihumbi 35 nari kuba mfitemo ibihumbi birenze nka 300 byazo, ariko nyine niko Imana yabishimye. Mwarakoze rero narabashimye rwose muri abantu beza.